tubanje kubasuhuza nshuti bavandimwe mwemeye kudukurikira kuri Izina TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amwe mu mazina mwifuje kumenyera ubusobanuro n'imiterere y'abayitwa. Mwibutsa ko nje gutegura iki kiganiro nitwa Aime. Ndagusaba gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo ukomeze kubona ibyiza Izina TV iba yaguteguriye. Tudatinze reka dutangirire ku izina ryifujwe n'abantu benshi. Iryo narindi ni izina Alisa. Alisa, izina ry'umukobwa uzwiho kwiyemera. Izina Alisa ni izina rifite inkomoko mu Kidage ku izina Alisi, rikaba risobanura ukomoka mu muryango ukomeye w'abakire. Hamwe usanga bandika Alice, ahandi bakandika Alicia, ariko byose ni kimwe. Hari bimwe mu biranga ba Alisa. Alisa ni umuntu ushabutse, uzi kwambara neza no kwiyitaho, ariko usanga ari umuntu wiyemera, akaba yabwira abandi ko yambaye neza cyangwa se ko ari umukobwa mwiza. Alisa akunze kuba ashabutse cyane, amenyera abantu vuba cyangwa akisanisha n'ahantu ageze, aba yifitiye icyizere kandi azi kuvugira mu ruhame. Alisa uzasanga ari wa muntu ukunda gukora imyuga cyangwa akazi gatuma ajya ahagaragara, akaboneka cyangwa agahura n'abantu benshi. Akunda gushimwa, aba yumva ko ikintu cyose akoze yashimirwa cyangwa abantu bakamubwira ko bagikunze. Alisa akunda akazi ke bitewe n'ukuntu aba ashabutse, inshingano ze azigeraho vuba, agira amatsiko cyane bigatuma abasha kwigana abandi ndetse no gusesengura ikintu cyose yumvise. Aba ari umuhanga uzi gukemura ibibazo, ariko rimwe na rimwe arangwa no kugira akavuyo. Ngaho nguko rero uko bimeze ku izina Alisa. Wowe warisabye, nizere ko unyuzwe. Nawe ushaka irindi watwandikira muri komenti. Gusa wibuke gukanda subscribe, bizagufasha kumenyeshwa ko izina ryawe ryahageze. Wibuke gukanda like ndetse na share mu rwego rwo kugira ngo tuzamure channel yacu. Njyewe uri bibagezaho nitwa Aime. See you, ciao ciao.